Ndabasuhuje cyane muri aka kanya rero ngiye kubereka ibintu bigendanye na hamusita apudeti zigezweho cyane. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ngira ibintu mbereka ngiye kubanza mbereke deyiri sifa y'uyu munsi tuyikore, ariko ari nabwo ndibuze kubereka amakuru y'ingenzi cyane agezweho kugira ngo mutaza gusanga mwasigaye mukayoberwa ibintu biri kujya mbere. Mbere na mbere kugira ngo ukore deyiri sifa narabibabwiye, uraza ugakanda hano kuri deyiri sifa n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ubwo ijambo ry'uyu munsi ryitwa bayibiti. Ubwo turahera kuri bi twandike dashi doti, ubwo bi yagezemo, niturangiza twandike wayi ariyo dashi dashi, ubwo wayi nayo igezemo, niturangiza twandike bi, ubwo nayo ni dashi doti, nitumara kuyandika noneho twandike ayi ni doti, nitumara kwandika ayi twandike ti ni dashi. Tayari, ubwo ni ukuvuga ngo ibihise igeramo iyo bita bayibiti ni uko yandikwa, ugakora kuri teke de pureze ugahita ubona deyiri sifa yawe. Ubwo noneho ikintu nshaka kubereka cy'ingenzi cya mbere, kugira ngo uzabone koyini nyinshi, urareba hano kuri porofiti pa awa yanjye mfiteho 4,437,000, ariko baranse naho hariho zino miliyoni. Ibi rero ntacyo bivuze. Ikintu cy'ingenzi cya mbere ni uko twabanza tukongera iyo bita porofiti pa awa, kuko ariyo bazagenderaho. Simpuri kugira ngo mbikwereke neza, reka tuze dukande hano, tuzanyura tureba hano hantu. Iyo ukanze kuri eyadoropu uhita ubona ibyo bazagenderaho batanga koyini. Ni ukuvuga ngo wenda nimba nkanze hano kuri eyadoropu, ukaza hano kuri izi powenti, uhita uza hano kuri powenti, ukajya kuri powenti kugira ngo urebe hari ibintu bazagenderaho. Hari pasive inkamu. Pasive inkamu ni ukuvuga niyo bita porofiti pa awa. Hari noneho ani tasikisi, ni ukuvuga ngo kuba warakoze deyiri kombo na deyiri sifa, ibyo nibyo bazagenderaho. Ikindi ni furenzi, kuba waratumiye abantu. Ikindi ni acivumenti wagiye ugeraho. Ibyo bita acivumenti ni ukuba hari nk'amakarita wagiye uzamura ukayapugeredinga uyageza kuri revo runaka. Muri hangana ndi mu rusaku ariko ndashaka kubafasha. Noneho ikindi ni ukuba warabasabusipurayibinze kuri telegaramu cano, icyo bazakigenderaho. Icya nyuma aricyo kiri hano hasi ni uko waragiye ukuramo ibifunguzo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo kuri njyewe rero, reka tugaruke mbereke ibifunguzo nakuyemo ni bikeya. Ibifunguzo dore maze gukuramo ibifunguzo 58. Nimba nta bifunguzo urakuramo, koresha ibishoboka byose nibura uzi ukine gemu. Ni ukuvuga ngo uza hano rero, hano handitse mini gemuzi, ukahakanda ukaza ukajya ukina. Ushobora gukina nyine ugakuramo ino pazo, niko gukuramo igifunguzo, cyangwa se ugakina hano. Reka nkineho gatoya nkwereke. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze hano kuri tuno tuntu, kanze dufunguke nkwereke ukuntu badukina. Ukanda kuri pureyi, iyo rino bara ry'ubururu ryagaragaye, ugenda rero ufata tuno tuntu udusa ukatwegeranya. Urabona, ukegeranya tuno umutuku ku mutuku kubera ko ari ubonetsemo inshuro ebyiri. Ubwo ndaza nkushyire hano mpaka biyemeye. Urabona ko bigenda byigerekeranya, nkongera nkaza negeranya ibisa. Niko uyu mukino ukinwa. Turi mu maza ya nyuma, niyo mpamvu ngira ngo ushyiremo imbaraga zishoboka zose. Ugenda wegeranya ibisa, ukaza hano. Urabona ko n'ibyigerekeranya hari koyini ziri kuza. Izi koyini ziri kuza hano barazimpa, ariko n'ibifunguzo bikagenda bimwe bimwe bivamo. Ntabwo bivuze ngo ni ugukina ngo gusa bizaba ari byo bikora. Urabona nka hano hose ugenda ugira gutya, koyini zikiyongera, ukagenda uzamura ibisa ukabishyira hamwe. Ni uku nguku bawukina, ukagenda utondeka paka. Iyo noneho ushaka kubivamo, ubona umwanya wawe ushize, reka uhita uza ugakanda kuri claim and exit. Ukanda hano hasi kuri claim and exit. Ahangaha gatoya, ni ukuvuga ngo uhita uza ugakanda ahangaha. Urabona ko nari nkoreye 120,000, n'ibifunguzo bigenda bivamo, nubwo udahita ubibona, ariko uko hashira umwanya usanga ibifunguzo byagiye bivamo. Noneho ni ukuvuga ngo icyo ngicyo iyo kirangiye, ikintu uhita ukora, uraza nyine hano hantu kuri eyadoropu, hahandi twari turi. Ukaza hano kuri withdraw, nkwereke ibintu ugomba kuba uzi neza.
ibintu ugomba kuba uzi neza, ukareba ese hano kuri withdraw numara kuhakanda urebe muri izi exchange, nyabuneka muri izi exchange nibura eshatu urebe ko hari n'imwe iriho V. Urabona ngiye OKX iriho V, nimba ubona nta exchange n'imwe iriho V umenye yuko nta airdrop uzabona, umenye ko rwose muri Hamster nta kintu uzabonamo, ubwo ntayo wigeze uconnectingaho, ntaho bazigushyirira hahari. Ikindi nimba uzi ko wakonekitinze ariko ukaba utarakoze KYC, ibyo ngibyo nabyo ntacyo bimaze. Ubwo KYC ugomba kubanza ugahita uyikora kuko nicyo kintu cy'ingenzi. Noneho nanjye reka ngarukeho nkwereke, nababwiye yuko ikintu gifite umumaro cyane ari iyi profit per hour, iyi ngiyi kuko ari ibyara passive income. Ni ukuvuga ngo izi coin ngiye kuzitwika nibura nsigaraneho nka miliyoni 200. Kuzitwika nta kundi ni ukuza hano kugira ngo ugaragaze kuri kuzitwika. Dore uza hano kuri mine app, iyi ngiyi sign nyine mine, ubundi noneho ukahakanda ukagenda ugura amakarita ahendutse. Rero ari hehe? Reka mbereka ahantu haba amakarita ahendutse. Uze kuza hano kuri PR and team, noneho uzamure cyane ujye hasi. Hano hantu hari amakarita ahendutse. Aya makarita yose aya yo hasi agana hasi arahendutse cyane. Urabona nk'iyi ngiyi bahita bampa 1000 mbahaye 2220, ibita mini game. Ubwo mpita nyigura nta kabuza. Urabona ko nkanzeho ngo nyigure, reka dutegereze network. Urabona ukaza wenda kuri iyi bita leaderboards, wenda iyi ngiyi ukanze nayo nyigura urebe, ukandaho ukapugradinga. Aya makarita nabonye adahenze. Urabona ni uku nguku umuntu agenda abigenza, ugategereza ari amasaha agashira, ukaza kuri iyi ngiyi nayo ukayikandaho. Aya makarita ntahenze. Urabona nk'aha ngaha miliyoni 2 bari bumpe profit per hour y'ibihumbi 11. Ugenda aya ngaya ukora go ahead ukayagura yose. Coin ziba ziri kugenda ariko profit per hour yiyongera. Dore ni uku nguku bagenda batwika coin bazamura profit per hour. Ubwo nkweretse ahantu hambere hari coin zihendutse kuri PR and team. Uze kuza scrolling down, hano hasi hahera hari amakarita agiye adahenze. Nk'ubu nk'iyi ngiyi ntabwo nayigura. Urabona nk'iyi nyiguze naba mpombeje miliyoni zanjye 2 kandi profit per hour ingana gutya naba mpombye. Ahandi hantu ushobora kuri buze kurebera coin zihendutse, uze kuza hano bita kuri special. Ahangaha kuri special, sorry nze makwereke neza, ubwikahita ndabanza nyivemo. Ahangaha kuri special ni ukuvuga ngo habamo naho amakarita ahendutse. Uraza ukande kuri special, byanze bikunze aha niho ho kugurira. Iyo ugeze muri special rero hari ibyumba 2. Ushobora wenda kuza ukarebera kuri new card cyangwa my card. New card ni igihe utigeze uyifungura, my card ni ikarita yose wafunguye usanga irimo hano muri my card. Ukaza ukareba, reka dufate nk'urugero nk'iyi bita wata, ugahita uyigura. Izi zose zo muri special nazo zirahendutse. Ni ahantu ushobora kugenda usipendinga coin zawe ariko ukazisipendinga wisely, ureba yuko udahendwa cyane. Icyo kintu cyitaho. Ibyo bintu rero bikurikirane kugira ngo utazabura coin zawe uko nabikubwiye byose, ubundi uvuga uti ntegereje yuko nzabona coin. Nuko nguko rero reka ne gutinda mu bintu byinshi, video itanaba ndende, ariko ubwo ndaguhwituye ngwino wigurire coin uzamure profit per hour. Ni nayo bita passive income, niyo bazagenderaho. Naho izo balance ufite ntacyo zivuze, nta kintu zivuze, ntacyo zizagufasha, kandi utarigeze uzanga uzikoreshe nk'uko nguko nanjye ndi kugenda nkoresha izanjye. Wowe nusanga izi karita za mbere uranasanga we zidahenze nk'uko ngiye zihenze, kuko wenda wowe wigeze kuzikoresha gakeya. Ariko upgrading amakarita yawe mu buryo bushoboka, usipendinge coin zawe nk'uko nanjye ubona ndi kubikora, kugira ngo utazabura amafaranga nyabuneka. Kandi ikindi umaking sure ko wakonegitinzeho exchange runaka. Uyu munsi ushobora kuba ari wo wa nyuma cyangwa ejo. Ubwo rero ndakuburiye, ndi Mazarex. Nimba rero ukunze ibi ngibi kora subscribe nimba uri mushyashya, kugira ngo tuzajye dukomeza kuhana update zigiye zitandukanye. Sawa turi kumwe. Ubwo izindi update zizaba zigezeho nazo nzakomeza kugenda nzibaha. Ngewe urabona ko nkomeje kugenda coin nzitwika kugira ngo nzamure
profit per hour. Sawa rero turi kumwe ndabakunda cyane.